perefs nkunda kurya indyo yuzuye y'igihumyo. Nyiragasazi rero tukwakire hano nka Cotet Hub. Ni igiki washishikariza abakunzi ba siporo cyangwa se n'abakunzi ba Cotet Hub kuri channel? Ujye ubwira abakunzi b'igihumyo naho bashakira amavideo yawe, kuko urabizi ko Cotet Hub niyo channel ikunda kunyuraho ibi bikorwa byose bya Development Network. Nakangurira abakunzi b'igihumyo n'abanyarwanda muri rusange mu rwego rw'igihugu hose nuko baza kuri Development Network tukabigisha uburyo bakora akarima k'igikoni gakubiyemo dodo, ibihumyo n'izindi mbuto nyinshi. Urabizi ko abana iyo bari imbuto nta mwana upfa kurwara gutari imbuto. Nkabambwira abakunzi bacu ko baramutse badukeneye badusanga kuri Cotet Hub. Cotet Hub akaba ariho Cotet Hub akaba ariho badusanga, noneho tukabasha kubaha abantu babagira inama, babigisha ukuntu bahinga ibihumyo, babigisha ukuntu bakora akarima k'igikoni, ukuntu ushobora kuba ufite igipangu cyawe ukagikoramo amasuku, ugashyiramo akarima k'igikoni kandi bikagira isuku, ugashyiramo indabo, mbese ugashyiramo ibintu byose bikenewe. Ubwo rero abanyarwanda turabakangura bamenye ko igihumyo ni indyo yuzuye. Ciao ciao.